umuremyi wakuremye ukaba ugihumeka ndetse akakumenyera ubuzima bwawe bwose akwiye gushimira. we n'ibyo abakorera ijuru ndetse n'abashaka kuritaha byo n'ubundi birafatanye n'ibyo, ariko umuntu ajya yibaza ngo kudashima Imana kw'ikiremwa muntu kiriho mu isi kuva hehe kandi abantu birata ubwenge? mama wakubyaye ntashobora kumenya uko imiterere yawe uko uteye. mama wakubyaye ashobora no kubuheba nta n'icyo yakumarira, barapfa bakagenda, bamwe bapfira mu maboko y'ababyeyi babo. sogokuru yapfiriye mu maboko yanjye turi kumwe, ndeba iby'urupfu ukuntu bimeze, nibaza byinshi. umuntu n'igitaka n'icyuka gitumuka gusa, kuba uriho umwaka umwe ibiri itatu ugakomeza ntiwibuke n'impamvu zibitera. ibyo ubwabyo mu rubanza Imana ifitanye nawe yaremye. kutibuka gusa, kutibuka impamvu zikubesheje. ntiwabwira umuntu wa mbere mu isi kuri hafi, niba ari mama, niba ari papa, niba ari umwana wawe, niba ari umubyeyi, niba ari igiki cyawe, nta kintu na kimwe yagusubiza cy'ikibazo cy'ubuzima bwawe. iyo ufitiye ubuzima utazanajya no mu ijuru avuga uti Mana imbeshejeho agashimwe. Amen. icyo ni urubanza. isi ifite urubanza, abakomeye n'aboroheje bafite urubanza. niyo mpamvu rero Eliya wa gatatu ntabwo azihanganirwa mu isi. ni ibintu noneho n'abapinga Bibiliya, ni ibintu bizabyumvikanira ubwonko umuntu Imana yamuremanye, kugeza ubwo abategekana bisomye muri Ejo bazata umutwe kubw'ibintu bari gusobanukirwa, kandi wa mugani basa nkaho birengagije, naho bahakana ngo ntiriho, nabo ubwabo hari icyemeza Imana izamanuka. Yesu ashimwe cyane. ubu rero ibintu bigira umumaro, buriya imvura igira umumaro, nibyo igirira umumaro ibyigwaho bikabaho. bivuze ngo mu bundi buryo ibyo byaremwe igwaho bikabaho, itaguye byabaho, byavanwaho n'icyitwa izuba. buriya ibyo kurya bigira umumaro. Imana yaremeye umuntu ngo arya atariye yanapfa, yabaho. ubwo ibyo kurya imere itabonetse umuntu arapfa, Imana ikabyemera kuko yamuremanye ngo umumaro kubaho kwe bizaterwa nuko azagaburira umubiri ukabona ibyo kurya. bityo rero umubiri ufitiye umumaro n'ibyo kurya. uvuga ngo bitabonetse umuntu yapfa, Imana igasaza ikavuga ati umubiri nawugeneye ibiwutunga, ubwo wirengagije icyo nageneye gutunga umubiri bayi wa kiremwa muntu we, ubwo itegeko uraryishe, ipfira urwo ukabitaka ugafumbira ibyaremwe. umumaro w'ibiryo nguwo, umumaro w'imvura nguwo, nabyo byakuma bigapfa bikavaho. turi ku nsanganyamatsiko yitwa ngo umumaro w'imbaraga z'Imana muri twe. Amen. imbaraga za Yesu zizagutije uri wisumba wira andi iminsi yose akazanererana azajya mwani wira ko yambereye mama nanjye mubera bebe. imbaraga za Yesu zizagutije uri wisumba wira andi iminsi yose akazanererana azajya mbani ko yambereye mama nanjye mubera bebe. Zatamuhana amaso zitamuvaho ukundi, yamunze akaramata zahora muri rurema, umwami ni mwiza yamishuye ibanga, we yaramuze cyane cyane. hari abahamya bagiye babaho umumaro w'imbaraga z'Imana. buriya natwe hari icyo dushobora kuba tugahita dupfa. gupfa mvuga, reka twigire hejuru tuve
tuve mu mubiri wa mugani Pawulo yakundaga kuzabati tuzamuke gupfa mvuga nyine niba ari abatagira umumaro. Ariko mwari muzi ko njye Imana yanyigishije ngo Abisirayeli bajya guhindura i Kanani hari abantu n'igihugu cyari cyuzuye abantu, ariko Imana ikabona nta n'abantu bahari. Twe tureba nk'abantu, ariko Imana abantu badafite abantu batamenya Imana abo bose mu isi muri kumva ngo Imana ntihari, Imana ibabona bapfuye mu buryo bw'umwuka ntibahari. Turimo umuntu asa natwe agira ishusho ngumu, uwo muntu udasa atyo ntabwo aza ari umuntu, aba ari ikintu ubajije Imana yakubwira icyo ari. Aho i Kanani kumva ngo yari kwiraridutse, kumva ngo hasigaye inzu ngo yarahabu, ayo mazu yose yarimo mwikimwa baturuta ubwiza banini bateye ukuntu. Uzi ko muri iyi si hari abantu bateye ukuntu bafite n'ubwo buranga, ariko Imana ipepera ati icyo musaruye ni icyo narabashakaga. Hano hari ikintu Imana yavuze mu Migani igice cya mbere, ukuntu yabahamaga, impamvu z'ibyo turigerera ku bindi nyine, umumaro w'imbaraga z'Umwuka Wera, umumaro w'imbaraga z'Imana muri twe. Hano mu Migani igice cya mbere hari abo Imana ivuga ngo, uhereye ku murongo wa 24 havuga ngo narabahamagaye muranimira. Dore abantu rero Imana ibona ko batariho, ndetse bafitanye n'Imana urubanza, Imana igasirika avuga ati byibuze kandebe ko ari ngwebye mu isi ngo urebe imitima yishaka iyo ariyo, kavuga ati ariko kariya ko Dawi uriya we Samwe jya ku hari uwo mbonye mu muryango wo kwa niba ari ikisongore mu muryango wo kwa runaka simbizi, ireba mu miryango ikabona ikibonera. Yakoresheje ijambo ngo niboneye. Imana irareba mu bantu mu biremwa muntu yaremye ikibonera, ikibonera n'igifite umumaro. Niboneye kwa Yesayi, niboneye fata ihembe ryuzuye amavuta ngo utume, ntabwo arazi ibyo ari byo. Samweli aragiye aratangiye wireba mu bigaragara apana mu biga gutya ndi kubabona ntabwo ariko Imana ireba, kuko i Kanani hari huzuye abantu beza, abarengewe n'amazi ku bwa nabo bari beza cyane, nta wikigiye wagira ubwiza nk'ubw'abakera. Ariko bimfabu bivuga ngo Imana yaremye ikiremwa muntu, nawe yarakuremye udatuwemo n'Imana ntacyo waba uyimariye, ni ukuba uherekeje abandi ubereye ipfa gusa. Niyo mpamvu ibyago bizaza bigatangira guhanagura, kandi Imana ikaba itagira umujinya, ikaba itagira uburakari, ikaba itanagira n'uburakari, ikaba itanicana, kuko iri jambo ritanze hakiri kare idushyira muri ropwe ngo ngahitiremo. Niko yaremye ishyiraho timuhitemo, abaza muze, abanjye muze, abambiye ngo kwa niba ndi mubi niba ndi mwiza hitamo. None biratangiye ngo ntihari nigeze, abo nyine bafite uruhande barimo. Nase nawe ubimenye se wakora iki? Umumaro w'imbaraga z'Imana muri twe atari ziheziyo zikorera mu byaremwe, natwe twabyumvise ko zigomba kuduhindura zikadukoreramo. Amen. None ngo hari abandi ngo yagize gute? Narabahamagaye muranimira. Baranina, yego. Ikindi nabaramburiye ukuboko ntihagire ubyitaho. Imana igakoresha uburyo bwose ikanakuramutsa, ikaguha oxygen ukabaho, ukarwara ugakira, kurambura amaboko ati ngwino muri gategereza igaheba, wabona ntibabyiteho. Yego. Ahubwo mwahinyuye inama za hari inama Imana itanga zigenda zinyura haba kuri internet, haba hasi, ukagenda wumva ukomeza ugashidikanya. Imana arabikoze ariko birananirana. Kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Niyo Imana icyashya abantu bakikanga, hari ibibaye byo kongera bakororokoka, ariko rikada ntibabyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba. Nuko Imana ntabwo ikina ku mvugo, ijambo ni iry'Ikinyarwanda kitajuje ibyangombwa, ariko mu zindi ndimi z'Icyongereza nuvuga ngo izareka ko ibibi biza ku bantu, nta kintu kitagira ingaruka, izabererekera ingaruka ntizazitangira. Nicyo gisobanuro cy'iri jambo. Mwagize ibyago nzabaseka, icyo mwatinyaga kibagenda. Ni ukuvuga ngo nzabyitegereza, ntabwo ikwena ngo iseke, ahubwo abantu bazaba babyishoyemo. Igihe muzagira gute? Muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka se
nka serwaki. igihe umubabaro n'uburibwe bizabajye nibwo muzantakambira noneho nkagira gute nkanabihore ko nanjye narotakangwe muzimu w'abanjye muranga nanjye muzata igihe kizagera ngo nzateza inzara ku isi mu gihugu nyine ni ku isi yose abantu bazashaka ababwiriza bashake bati nyamara rwose abantu bahimbazaga Imana tubira abantu bagira gusa abantu nitaga kubyinda igihe kizagera satani koreho icyoroso yari yarurusha abantu bavuga ati kandi wa mugani ibi twarabyumvaga ibi karabaye iyo mitingito se nta rindi ikoranabuhanga ngiki ngo nta rindi ikoranabuhanga ari iry'Imana imirabyo n'inkuba n'imitingito hari umuzungu wabikora urubura rw'ibiro 25 byarashe mwarabisomye ibintu bikomeye bisana bitera abaganga rero tutari bahereho bibahitane byago 7 bize inyanja n'imigezi n'amasoko birukama amaraso y'urwe aho bivuye abera ngo nibagera ku migezi hinduka urubogo izigaragaza yihesha icyubahiro ibi ngo ngiki nta nama kaminuza yo mu isi yazabyigisha nk'ibi nta naho bazabikirira iyi si niyo mpamvu yari batazamukira Karumeli bamukize abanyuranije nawe batakara aho ngaho kandi maze no kwica yego turabyemeye ko kwisubirishije umuriro wa mugani nta wa mugani igihe cyari cyarangiye Imana iri guhamagara narabahamagara iri guhamagara hirya no hino niyo mpamvu twongera indi tariki ikiyongeraho igahamagara ariko kizajya ihamagara ariko barobanurwa bafite aho bashyirwa iburyo urabyanze ibumoso urabyemeye iburyo gutyo intama ihene gutyo igihe kikazagira ngo okay Yesu abihengereza muri iki gihe cyacu aracyitegereza ati rero kobwa bapfu n'abanyabwenge we Yesu abona abatanu bari buzuye imbaraga z'umwuka wera umumaro w'imbaraga z'Imana muri cyo amen bazashaka Imana n'isi yose n'abategeka bazashaka Imana bayibure ntabwo ari ikintu bivuze nyine byanahozeho maze arabarengera Sodomu harashya byarabaye bigiye kuzaba n'ubundi ko muza akantu kaba kwisi kakajegeza isi y'ubu byose hari icyo biba biri gusura nibwo bazantakambira nk'abihorera bazanshakana umwete cyane ntibazambona nzabihisha igihe cyo guhamagara nanjye narabashatse akebo nigeramo nanjye narabashatse bigihari arega byawe n'amatakira ngo ngo karabaye ngo isiri yubitse ngo ndawe ntabwo ari igihe cyacu n'iki turi ko ntatuje ugahitamo kubwo ukumva urabikunze ubihisemo nta n'akaga karaza cy'amatakira ngo ntabwo Imana ibikorera izi mbaraga rero bivuga ngo niba ibintu bibaho kubera ibintu bituma bibaho natwe kugira ngo twemerwe dutandukanywe n'umukumbi uzarengerwa n'ibyago 7 by'imperuka umumaro twagirirwa nta wundi n'imbaraga z'Imana muri twe Abefeso igice cya mbere twagiye kugira ngo turebe uyu mumaro bahere ku murongo wa 13 ariko nsobe n'umutwe w'amagambo manini haragura imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo. Hari imigisha y'Imana ku kiremwa muntu Yesu ashimwe. Hari ikintu cyitwa umugisha ntabwo ari iy'abo mu isi bazi ngo twabonye umugisha imvura igwira ababi n'abeza nyine iracyategerejwamo. Hari indi migisha batazi mu isi, imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo ndani. Kumwakira ukiyumva ibintu mu isi batazi naho batanga udukadi yarabyimanye ibeha abana bato baciye bugufi. Yego murongo wa 13 niwe namwe mwiringiye. Aba bigenda bite rero baratangiye akayira namwe mugize ikiringiro cyangwa se babyita kwizera, mwizeye ivuze mukizera. Yego mumaze kumva ijambo ry'ukuri, rya jambo ryaje muraryiringira ryaje ryo ariko ngo ry'uku
ry'ukuri amagambo yose ntabwo ari ukuri. Ukuri gufitwe n'ijambo ry'Imana Bibiliya. Ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza. Ubutumwa bwiza, hano impamvu bavuze ngo ubutumwa bwiza ntibarekera kuvuga ngo bw'agakiza, ni ubutumwa bwiza bukiza. Hari ibyo bita ubutumwa bwiza, n'abafarisayo ngo bari bafite byitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza budatera ubuhamya. Iyo ushatse kumenya ngo ubutumwa bwiza muri iki gihe, ubutumwa bwiza bw'ukuri ni ubuhe, ujya mu Byahishuwe 3. Inama igirwa b'iki gihe, ab'igihe cya karindwi cy'itorero i Laodikiya, akazu yaze gahari ku bashaka juru, ku bashaka Imana. Imiti 3 yaratanzwe, umurebe muto gusiga ku Mana. Kujya imbere y'Imana wakunda gusenga ugahishurwa ukuri, kuko nibyo ni urubanza ufite n'ukuri. Kugira ngo urwo rubanza ruveho rero, ni uko n'ubundi wimenya ukuri, ukamenya kamere yawe iyo yerekeza n'ibyo ijyamo, bitaguhesheje ukikubita ku birenge by'Umukiza we mukiza. Ukuri gukiza. Amena. Hanyuma ukamurambarira amaboko ukamusaba imbabazi y'ibyo uzi wabonye n'amanyakuri, ubwizanye ukuri n'Imana nyine. Ati none nabibonye, wabinyeretse rwose, urandondoye, dore uko meze, naranutse, naraboze, ariko nkiza aya macumu. Nubwo ugomba kubyivugira, ntabwo uzikanga ngo byarayobotse. Urabizana, bimuzanire, barabimuzanira. Bimuzanire na n'uyu munsi arategereje uko yari ari uyu munsi niko ari. Ibyo bituma usaba imbabazi ugakurwaho urwo rubanza, ugatakambira Imana ikabikweruraho. Hanyuma ikigeragezo kizaza, umuti wa 3. Umuti wa 2 ngo ni kwambura gukambikwa. uwa 3 kwizera gukorera mu rukundo kukunyuza no mu bigeragezo, hano utazahakana Imana ukabona abasore batuti ibi sinabisengera, narakunze rwaranzonze, wenda agakanu mukavane. Hari igihe twibaza ngo ariko ngo bakira barabyagenda gute, ngo Petero agatangwa mu muri mucurike. Ni imbaraga, umumaro w'imbaraga z'Imana muri ukumva gupfa biraryoshye. Kandi mu isi umuhanga wa mbere, umurwanyi wa mbere ku isi wo muri Amerika cyangwa se wo mu Burusiya cyangwa se muri Chine, mu bihugu bikomeye ibyo bizi kurwana, ariko uwo muntu wa mbere w'umuhanga agira ubwoba bw'urupfu. Ariko icyarantangaje, Petero atari gusogomora amumishe, umwami wanjye wanjunga mucurike, curanuke, ndumva aribyo biryo. Aba rwose bakabona ni nk'abatamutwe, ari nk'ibisazi byaho. Niyo mpamvu koko n'abantu b'Imana, ariko niyo mpamvu usomye igitabo, uri abantu b'Imana n'abami barabisungaga. Nibyo? Ese Mose ari kujya imbere ya Farawo, cyari ikintu cy'igihangange kirenze mu perezida w'iki gihe. Cyari ikintu cy'ikidayimoni ku buryo utanamwibuka n'umusirikare n'icyegera cye, gutushaho atakavuga mu mwanya atakavuze. Ariko ibaze Mose atembera ngo imbere y'intebe ya Farawo amureba gutya ati Imana yanjye iravuze ngo bari kureba bajye yebaho Imana imwambika umumaro w'imbaraga z'Imana muri twe. Mva muri Mose, ntabwo ari muri Mose gusa, muri twe. Aho ngaho neza baratengura abantu b'Imana. Imana ibuzuza imbaraga zayo, n'abihango bafite ibyubahiro n'amashuri n'iki byose bakatengura. Bibiliya bitugaragariza. Kandi namwe hari ubuhamya no muri iki gihe uko bimeze. Uretse ko ibyo birazigamwe nyine. Wa mugani wa Paulo hari aho yageraga kazigama kuko twe mukomeze gusa mujye mbere, mukristo we komeza ujye mbere, uzabona uzahumana. Upfa kuba koko warahamagawe, komeza witabe umuhamagaro, hirya gato uzahumana. Nubwo waba uri mu bikombe, hangana na Pawoni, uzagera mu misozi y'igikundi. Inzira n'imwe iromboreje paka hahandi ngo mu bikombe, aho imigisha y'Imana icyamikira, aho imigisha y'Imana imanukira, hahandi batinya bakagira ubwoba. Imbaraga z'ijambo yavuze biraba, iri jambo mbabwira rirema ibitariho. Iyo ngeze kwizera byose birahinduka, ngakurwa w'ibizinga akanyambika ikanzu. Imbaraga z'ijambo yavuze biraba, iri jambo mbabwira rirema ibitariho. Iyo ngeze kwizera byose birahinduka, ngakurwa w'ibizinga akanyambika ikanzu.
cyane ngo iyo tumaze kwakira ukuri ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kacu, kandi mumaze kwizera niho wagize gute wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwari mwarasezeranije. Ntabwo ari abandi, ntabwo ari Abaefeso, ubwo inzira ni imwe. Nawe iyo umaze kwakira ukuri k'ubutumwa bwiza kubw'ijambo wumvise ukizera, byanze bikunze uhabwa imbaraga y'Umwuka Wera nk'ikimenyetso Imana igushyizeho cy'uko uri uwayo. Ariko muzi ko Umwuka Wera ari Imana, Data, Umwana, Umwuka Wera ni Imana. Ni kuvuga ngo rega nturi mu bisi wowe, ganaha ujye ubona ya migisha twatangiriyeho, ujye wimva iby'abandi ujye ureba iby'abandi ngo Aburahamu yari afite amaso yo kwitegereza ibiri imbere ye abandi batabona, kubw'icyo Imana yamubwiye. Hano harakomeje twigerere ku by'izi mbaraga icyo zikora. Kuri uyu murongo wa 18, yego, ngo amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza. Mu gihe abandi bahwezeshaya bakagira ibyo bareba n'ibyo bazi n'iby'umubiri nta bindi bazi, twebwe Imana iduha andi maso y'umwuka. Umutima nama n'intekerezo bimaze kumva ijambo ry'uko Imana itubwita, ariko wa mugani ibi biragatsindwa, birandasara, kamere iragatsindwa, amaze kwizera ko ihinduka, Imana ihindura ibyaha bigacika, ngo ibicumuro bicibwe, ahera hasigwe amavuta. Nanyubakira nzuki ko n'ibiti mwakoresha njye wabiremye, ibyondo amatafari njye wayaremye, mu guhera ko oya, ahubwo inzu nshaka umutima umenetse. Uwagahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye, ahubwo uwo Yesaya rero yabisobanukiwe, yabishiriwe 66 guhera ku murongo wa mbere. Yego, amaso y'imitima yacu mumenye ibyo mwiringizwa, kugira ngo ducengezwe mu bumenyi bwo kugira icyiringiro noneho kirenze uko twari turi. Yego, niyaduhamagaye dusobanukirwe n'ibyo iri kuduhamagarira ni ibiki. Komeza. Mumenye n'ubutunzi, hari icyo dukwiriye kumenya, hari icyo Imana itumenyesha iri hano iri kubyumva, hari icyo asezeranye imenyesha abantu bayo, ngo tumenye ubutunzi butari udukade mu isi, bitari amadolari, hari ubundi butunzi bagiye kutubwira we. Yego, ubwiza bw'ibyo azaraga bera, hari ibindi byiza birenze ibyiza byiratanwa mu isi, barapfa bakabisiga, ariko ubu butunzi bwo bagiye kutubwira ko naho ubu hagatiye ukagira iyo ukajya ukanabura neza ugahambwa, amazi uzumva ijwi rikubwira ngo Lazaro kanguka. Hahandi bidashoboka ko ubuzimiza, hahandi ushobora n'abapfuye azabazu. Yego, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo, kugira ngo tumenye n'ubwinshi bw'iki. Wagira ngo Pawulo ari kuvuga imbaraga z'Imana ubwayo. Bagiye komeza basome hepfo, kugira ngo tumenye ubwinshi bw'imbaraga nyinshi z'Imana. Ntabwo ari kumenya mu bwonko kubyumva ngo tubimenye gutyo, ahubwo izi mbaraga ngo hari aho tuzumvira. Komeza. butagira akagero, imbaraga nyinshi z'Imana zitagira akagero, bite n'izayo cyangwa hari n'uko izisuka nk'uko imvura igwa. Yego, iziha twebwe abagize gute, abazizeye irazitanga amashenge, zikagenda zikabatura, zikeza, zikaboneza, zigakora, twabyumvise, iki kikongera ikazuba, ikarema bushya. nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, none ntabwo zijya ahandi, ahubwo ziza muri twe. izo yakoreye muri Kristo, ako kantu ubwo yamuzuraga. Za mbaraga twize imbaraga zabaye mu muzuko, tujye twiga neza nk'abanyabwenge. Imbaraga zabaye mu muzuko burya ntabwo zaje kuzura Yesu gusa, ahubwo izi mbaraga ziratugenewe. Aha rero Satani hatakariza icyizere. Izi mbaraga ndazisoma hano, tuzumve neza, udacyura inyuguti, itabara gusoma inyuguti gusa. Za mbaraga zamuzuye hano mu Bifuzwe ibihe byose 667 hatubwira iby'izi mbaraga zazuye Yesu, none bazituganishijeho, twebwe bazihiritseho, zikorera muri twe, za zindi zamuzuye.
hano baranditse ngo iyo bishoboka ko umutware w'umwijima afashijwe n'abambari be ndetse n'abasirikare b'abaroma n'abo badayimoni be bose iyo babishobora. Hano tugiye kugera kure bivuga ngo umuntu wese uzakuririza imbaraga za Satani azava mu bwoko bw'Imana. Yesu wamuremye dukwiye kumukuririza iyi Mana umuremyi yaremye nabo birata. Eliya azabivuga ko yaremye nabo birata. Ikwiriye gucirwa bugufi n'umuremyi. Uzi uko uhumeka? Uzi ikigukangura? Mu nda yawe urahazi? Mama shenge. Mama warahazi? Mama shenge. Elon Musk wa wundi ufite tekinoloji ya mbere ku isi, umwe urebwaho na byose iryo koranabuhanga niwe urihagarare, arabizi iri seko ryamunaniye nawe ubwe ntiyizi aremengetanya utuntu tw'udutsinga n'udukina n'amabuye. Papa nabajije Yesu nareko Yesu ibintu by'iterambere ko ibintu ubwenge bukure. Yesu arambwira ngo nutuye twanjye bakoresha biratana ubusa. Tuba twa nikiriyeni, tubuye twa amadiyama cy'amazahabu n'uturi tubuye tw'amoko atandukanye baradukoresha bane kabareka kaberekera kuko nyine kugira ngo bahirize iryo Daniel yavuze ngo ubwenge nibugwire, ariko hari ubundi bwenge abanyabwenge barakurikira inyenyeri i Bethlehem batazi. Reka tujye twiga neza ariko tuvuge ariko reka bive no mu nyuguti wa mugani ubundi n'inyenyeri n'ibiromoroje mu ishyamba niba yambutse umugezi ni gutyo, n'ibinyuze mu mahwa ni gutyo, mu misozi tuzababaze tugezeyo. Uretse ko hano bidusobanurira ngo aba banyabwenge impamvu batavuzwa amazina ngo nuko hazaba abandi banyabwenge. No muri iki gihe hazaba abanyabwenge bazakurikira inyenyeri yo mu ruturuturu ari yo kuri Kristo niwe kuri, bazayikurikira paka i Bethlehem basobanukiwe n'ikurira ku ruhinja, basobanukiwe no kuvuka n'imibabaro ye no mu rupfu rwe bakikanga bazukanye. Wamugani bagatanga bamwe mu bwa Pawulo ati twarabambanywe turazukana. Yarishe muri njye kandi arazura. Imana igatanga isezerano ati Abisirayeli nubwo batagumvaga ariko ntibakiriho nitwe turiho. Niba mushaka gukomeza amategeko yanjye, Ezekiel 36, niba mushaka gukomeza amategeko yanjye na Yeremiya 31, jyewe ubwanjye nzabyikorera. Nimuze mugwe imbere murire muboroge, hanyuma mutange imitima yanyu, nzabandika amategeko yanjye mu mitima yanyu, hanyuma muyakomeze mukitwararitse. Andi madini yose aragerageza akashakashakisha n'imbaraga ejo bikabacika, ariko umumaro w'imbaraga z'Imana muri twe zituma twubaha Imana tukagenda mu mahame y'Imana tutabyitwararitse kuko ari irema rishya. Nuko iyo Satani abishobora n'abadayimoni ndetse n'abasirikare b'abaroma baba barakoze ibishoboka byose uko gusa Yesu ntazuke. Satani niba afite imbaraga ko afite abadayimoni abo basirikare 100, ariko ubundi abasirikare 100 ku muntu umwe, hari ahantu ushobora gucengera kumvurushije na Satani ubwenge bitewe n'iki Satani w'umwijima. Hano bagiye kutubuza kutazigera dukurizana nawe. Niba ushaka kwambara imbaraga z'Imana ntuzajye uvuga ngo reka Satani akomeye, reka kamere niyo Satani akorera, ngo reka ngo yushidikanije ko guhinduka bidashoboka, uba wigabije Satani. Ariko muri makeya ibintu ni bibiri, uba wizeye ubwo bwami. Ngo reka Satani ngo arakomeye, ngo reka ngo burya ngo reka ngo ibintu wacika ngo bishobore. Ubwo Imana ibaye imbeshyi ivuga ngo irahindura. Ubwo uvuga ngo igihe uri kwinanirwa ariko ikivuga ni ukuri. Uze neza, rega nyine baza neza, utahuka umwana w'ikirara atahuka aje neza. Iwacu barajya bagasigaza nta mpamvu zo gusangira n'abadayimoni. Uyu ni umumaro w'imbaraga ntabwo nawe tuzajya mu ijuru n'ibyo ndetse ibyo birori tuzaharimo n'ibyo, ariko tukiri mu isi umva ubu burinzi bw'Imana, umva uyu mumaro w'izi mbaraga z'Imana. None Satani kuki itakoresha abadayimoni ko bahagije ko ari na benshi, kajya kubwira no mu bigaragara tumushireho n'izi bigaragara. Gutsindwa kwatangiye murumva ko utatangiye kuri Satani, gutsindwa kwatangiye. None se abadayimoni iyo abishobora aba yarakoze ibishoboka byose
ngo abuze umwana w'intama w'Imana kuva mu gituro. Ariko bazanye ariko yingezaho nyine ingamba ziko ari ikinyuranyo cy'ibyari bibana. Ariko ingabo z'abamarayika b'ijuru bafite imbaraga ziheranije zirenze iz'abadayimoni na Satani ubwe bari baraho bazengurutse igituro ngo biteguye guha ikaze ubugingo budashira. Maze habaho igishyitsi katwumvize bazi tugabije turukubise amatara y'icyo gihe. ubwo hano Pawulo yavuze ngo uzambaraga zamuzuye zikorera muri twe zijya gushegesha ibya kamere no kubikwanyisha ugasesengura ukaremwa gushya. Hano baranditse ngo maze habaho igishyitsi cyinshi. Hano baranditse cyinshi kuko marayika w'Uwiteka yari amanutse. Komisiyo maze habaho igishyitsi cyinshi. maze wumve ukuntu zikorera muri twe tugiye kugenda tubyita kuko ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Bavuze ngo zamuzuye. Imana ishobora kuba ifite imbaraga ariko tutari gusobanukira imbaraga izo ari zo zikora ibiki se zisobanura. Hano bahabije ngo iziko nyinshi cyane kandi zikorera muri twe za zindi zamuzuye zikora iki? Kuko marayika w'Uwiteka yaramanutse ava mu ijuru. Marayika w'Uwiteka yaramanutse avuye mu ijuru, igishyitsi gifata isi yose. Bivuga ngo izo mbaraga kugira ngo igishyitsi gifata isi, abahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana ziraza. Uwo mumarayika yaravuye imbere y'ubwiza bw'Imana. Umumarayika umwe, benshi Satani yateguye abadayimoni bose, ariko Imana yateguye umumarayika umwe ahindisha isi yose umushyitsi, avuye imbere y'Imana afite ubwiza bw'Imana. Yego, ashagawe n'ingabo nyinshi z'Uwiteka. yarashagawe n'izindi ngabo ntacyo zakoze, bari baje mu birori gusa by'umuzuko wa Kristo. Yego, imirasire irabagirana y'ubwiza bw'Imana yari imubanjirije imbere. iyi mirasire irabagirana y'ubwiza bw'Imana, mu nyandiko z'ibanze barabivuze ngo iyi mirasire ubwayo y'ubwiza bw'Imana by'ubwabyo marayika atavuze twarasomye turumirwa. Marayika atavuze, marayika adafashe inkota, marayika atagiye mu ngumu, marayika atagiye kurwana, ubu bwiza ko noye hahandi avuye. Abavuye imbere y'Imana bafite imbaraga. Mujye mukunda urwiherero. Mose yahavuye nyine ava mu rwiherero asukunda, afite ukuntu ahetse ibintu mu isi batabona handi. Farawo aradagadwa akayamanika akavuga ati aho kugira ngo mpfe ngaho nimugende ngaho nibigenda bimvira nyine. Ariko ubwo ni imbaraga z'Imana zibikoze. Niba afite imbaraga kuki abohereje kandi mugende Mose we nani mugende muhambire nyine se yakamenya ko ari imbaraga z'Imana. Nta bipfunsi yashizemo, nta migeri, ahubwo umwami ari kudagadwa ati mumvira aha ndapfuye, mumvira aha barashize, nimumvira aha kubw'imbaraga z'Imana. Kamere iradagadwa ikatitira ikahashongera ikagusezera ati umva bayi noneho. None izi mbaraga umumarayika avanye ku Mana, ubwiza bw'Imana gusa. Nabisomye kwitegura kagaruka ngo ubwiza bw'Imana buzaba bwambitswe ubwoko bwayo, buzabajya imbere. Amen. None koko ni izi mbaraga za marayika watumwe ku gituro, araje aherekejwe n'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana nubwo dusoma ngo n'ubwiza bw'ubwabwo n'imbaraga. Ubwiza bw'Imana n'imbaraga zizuropwe, n'imbaraga z'amababa tuzamura, n'imbaraga yo kure Eliya yatubwira ati numvise ndi kujya mu igare ry'umwotsi. Imbaraga z'Imana. Kare Elisa yavuga ngo nakubise umwitero ndambuka nk'uko yabikoze. Undi wese Imana ipfa kuba yicaye kandi ipfa kuba igiye gukora. Ninde wahagarika igiye gukora? Nuko bigenda bite? Ubwiza bwe bwari bumeze nk'umurabyo. Ubwiza bwe bwari bumeze Imana igiye gukora bwari bumeze nk'iki? Nk'umurabyo. Kwa kumurabyo abantu bakikana bakamera nk'abapfuye. Kandi imyenda ye y'igitare yari imeze nk'urubura. Imyenda y'igitare imeze nk'urubura, yasaga nka sharegi. Ubwoba butaha abarinzi bamera nk'abapfuye. Umva rekera, ni ukuvuga ngo abantu bose abahawe imirimo yo kurwanya Imana bose ni uko bigomba kugenda imbere y'ubwiza bw'Imana. Baragagara bamera nk'abapfuye, babura umwuka, babura gihumeka. Ubwo Satani yari he? Abadayimoni bari he? Abarinzi
bari he mu isi bari he ariko umwe arawuzukanye. Izo mbaraga rero dushobora kwiga ikigwa cy'umuzuko wa Yesu ukagira ngo nyine ni ikigwa cy'umuzuko wa Yesu ariko ngo zikorera muri twe. Imana y'umubyeyi izi kuzizera no kuziberekera ngo urakaza neza mwami wanjye, ziraza zigahindura ibintu ukundi muri wowe hanyuma ukagubwa neza. Izi mbaraga ntabwo ari zabaye ku muzuko gusa, ahubwo Imana zitegekeye kugira ngo zijye zikora no muri twe. Amena. Kuba zizera kandi kubapfukamira kugira ngo zikorere muri bo rero Imana rwose ibihererwa icyubahiro. Uko yari ari n'uyu munsi niko ari kandi ko azahoraho iteka ryose. Niyo mpamvu rero iyi Imana iyo Eliya avuga ngo iri busubishwe kuko yagize ifuhe Eliya yagize ifu amategeko y'Imana barayirubata cyo kuza abona ari kamere n'ubundi yayi n'umuntu avukana, ariko amenya ko hari impamvu zo kutakira ubutumwa bwiza mu mwuka wera bahindura. Noneho ahubwo bakamwita umusazi nk'uko nabo bamwitaga umusazi. Avuga ati ariko nimwe mwabiteye Wahabu we n'abantu bawe mwishe amategeko y'Uwiteka, dore n'imvura ibuze ku bwanyu. Ati ubwo niwe wateje akaga, ariko Eliya ati birasobanukirika kandi igisubizo dushaka ni kimwe. Kandi koko yaravuze ukuntu Imana iteye. Eliya yaravuze ukuntu Imana iteye uko na Dawidi yayivuze. Yaravuze ukuntu Imana iteye. Iyo dusomye Zaburi 50:1 Eliya yaravuze ukuntu Imana iteye kwa kandi koko niko ikwiriye kuza, nta bwiza iraza nk'uko abantu babitekereza. Zaburi 50:1 aravuga ngo Imana yacu y'imbaraga zingana iki nyinshi, Imana rurema Uwiteka iravu ihamagaye isuhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Ndagera kuri uyu murongo wa 3. Imana yacu izaza yo guceceka imbere yayo umuriro urako. Eliya yaravuze iki? Iyi imbere umuriro ugira gute? Nta byitambika kuri yo, nta byitambika. Eliya yaravuze iyi ngiyi ari kuyihuzaho n'undi muhungu nyine. Noneho Abaheburayo 12:28 baratubwira ibyo Eliya yavuze, igitandukanya abahanuzi bari n'umuhanuzi w'Imana. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa. Nicyo gituma Pawulo ibi bintu Mana yanjye we rero aramutse yumvise insanganyamatsiko twavuga ko mwakerewe, niko yatubwira dukwiriye kwizera imbaraga z'Imana kurenza ibyo abantu bibwira, kugira ngo kandi kwizera kwiringira udashidikanya ko Imana ivuga ari ukuri ukaberereka, kugira ngo nyine zibone uko ziza nta gushidikanya. Nicyo gituma noneho ubwo tugira gute twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa. Ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa nk'uko Satani atahangaye gupfuka igituro. Yego, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana, dukwiriye gufata tugakomeza ubwo buntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana, no kubwiza imbaraga z'Imana twakomeje ziri muri twe nk'uko ishaka akaba ariko bimera, tuyubaha cyambere tunayitinya kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Amen. None ngiyi ya Eliya rero Pawulo ayigarutse kuko Imana yacu impamvu ikwiye guhindukirwa umushyitsi n'ikivuze tukacomaho tukayimanikira amaboko, nuko Imana yacu dusenga ari umuriro ukongora. Amen. Isashi nta kundi gukuririza imbaraga z'umubiri. Imana yacu ni umuriro ukongora. Hano baravuze ko ikaje wifuzwa ibihe byose kuri 418 hari cya kindi uko mu ijuru babona Satani nuko mu ijuru babona Imana, niko dukwiriye kubibona. Abigishwa ba Kristo bakwiriye gufata Satani nk'umwanzi watsinzwe uruhenu. Ntabwo gisubiramo abumvisha bafasha bagiye watsinzwe uruhenu umusaraba. Urahagije. Aho tunyura harabonetse uko umubona yawubambweho kuriya, burya ngo unararambitse ngo tugere kuma hejuru y'umworera. Ntabwo mbizi niyo mwabyumva tukiga ubutumwa bwiza buti ibintu amadini yatwigishije bimeze bite.
burya umuntu agomba kwigirayo nawe ukawutekereza ese burya apfuye mu mwanya wanjye kubw'ibyaha byanjye nanjye nkwiye kumwiyegurira burundu no kandi koko biramusigarira iyo wiyeguriye Imana burundu bivuye ku mutima ntiwakwikiza niwe ugukiza none uramwisunze yewe wapfiriye ibyaha byawe n'isi we nanjye ibyanjye birakabamo ubona urutindo ruguhuza na data wa twe ntawe ujya kwa data nta akira urupfu n'umuzuko bya Kristo umaramaje akwandika izina rya mu gitabo cy'ubukiza none hano baravuze ngo abigishwa ba Kristo kuri bafata Satani nk'umwanzi watsinzwe kubw'ikintu kimwe gusa cyitwa umusaraba kandi bakirwa gutsinda kwa Kristo nk'ukwabo bwite kuko ari isezerano ryabo bahawe Yesu yavugirije ijambo ngo mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose uko zingana za Satani nta n'ikintu kizagira icyo kibatwara mukiri no mu isi haleluya kamuzi kujya gupfuka muvuga uti byarindi wose we nta n'icyagira icyo uhora ungose kandi koko utajya mw'ibi ndi kubabwira ni wa muntu ugundiriye urwaha n'uruntu adashaka kurekura wowe ntabwo turi kumubwira ibi ntabwo ari ibye ahubwo byandi byo migani nibyo bye narabahamagaye muranini ariko nyabuka bakaba batazi uko abigenza ni gute ugingo ni gute nabo ubona gute nabo w'Imana gute hejuru y'abategeka hejuru y'ibikomerezwa ko mwisi abafite umumaro bagize umumaro ari abawe nanjye ndashaka kugira umumaro mu gihe gisa nk'icyo ukanturamo uzi kuba inzu y'Imana aho Imana yibera sinzi niba uzacyumva ariko inyandiko zigiye zimbwira ngo hari abazakumva neza kuba aho Imana iba tucyakira ubutumwa bwiza rero twumvaga ukibagirwa n'ibyo kurya ariko kuki twabaye abaroma twabaye abarokore twabaye abaparikoti twabaye abadivantisite twagize guta ariko birananirana ariko Yesu yasanze abo bantu bameze gutyo bahari wamugana imizingo ariko ibyo mu muzingo bitari muri bazingura imizingo ariko ibyo mu mizingo bitari muri ariko so wamugani babona Yesu ati kira ngo bikoze ku isabato Yesu ati ku isabato niho bagomba no gukirira nyine mwana wa Aburahamu igihe yabereye agondamye n'urunyonjo none ariko wamugani yumvira iryo shyari arakiza rero ubucuti bose ayo mahoro nuko kuruhurwa ku isabato rwose sibyo bikenewe aba bantu wagira ngo n'ikijima cyica ubwonko ntamenye ikizi icyo aricyo kandi uwabagira bo uretse ko Yesu yivugiraga make abafarisayo bavuga ati rimwe bagaterekwa mu mwanya w'uriya muntu inyonjo yabatamishije hafi nabo baza bahimbaza turakoze ahubwo n'ibitaro uyu munsi mpfa kubona ngize nduhutse we ishyari gusa nta juru ntacyo niko amadini ameze ni ukujya mu duhango twa buri dini n'iki ariko ubutumwa bwiza buturangira intsinzi buturangira aho bukiriro buri gatura umutwaro ukaba w'Imana ukabyiyumvamo ntawe ubikuhishuriye Imana ibikuteretsemo ukabigendana nahise ziyubika uzagendana nabyo niyo mpamvu Yona mu rufaravamo urinde nyine se kiramaze icyo wowe uri ikigo cyuta cyakoze mbabizi kureba muhebura ariko rero niyo mugiye kuhashirira mu ndohi ariko barashe umuheburayo ufite Imana y'abaheburayo urupfu rero ntabwo rwabona ifunguro ntabwo ari iryo Satani ntabwo ifunguro ari abantu b'Imana ahubwo nabo baramukanjakaza ariko Imana ivuze ngo muzamukandage mukandage ntabwo Imana ivuze ngo mutsinde cyangwa se gukandagira ariko iyi Imana iratetesha abantu muzakandagira imbaraga zose z'umwanzi muzigende hejuru katwiyumvire imbaraga ziheranije z'umwuka wera ni ubugingo bw'umutima w'umuntu w'Imana wese zihera iyo ngeze kuja muziheranije nyinshi nizo ntazi nibwo bugingo bw'abantu nta hantu bumva baguswe nta hantu bumva urukundo rw'Imana rwabasaze nta hantu bumva Imana ibabereye byose nta hantu igihe bizazira ngo ibyo by'imperuka n'ibiki nacyo kibatwara ahubwo bari kumva bakomeza bagasabana nayo nivuga ngo yemwe bazavuga turakaza neza
twabyumvise ngo musozi tugwira bakumva igisubizo cyaborohera ari icyo ngo musozi abandi bose bari kuvuga bati haleluya bakava igihe twagutegereje ko umuzi baratwishe binyuranye n'ibinyuranye neza izi mbaraga ziheranije zategura ubwoko bw'Imana kandi data wa twese ntazigera yemera ko umutima umugarukiye burundu umuhungiyeho ntazigera yemera ko ufatwa n'amaboko y'umwanzi ntazigera yemera data wa twese ni ugukwita avuga ati ndeke n'abanjye satani toka ariko wa mugani yagira imbaraga satani ubu ntiyari bufata akaguru ka Eliya ntazamuke kuko turajya hehe ariko byaramunaniye ngo iyo abishobora yari bushyireho n'igitare kiva hashyiraho iki ariko ntacyo ashobora niko rero bituganishaho izo mbaraga zitatuma aduheza muri kamere ntazo afite keretse ubushake bwabuze umukiza ahagarara iruhande rw'umuntu we igihe cyose naho yagera mu bigeragezo bishishanye aba ari kumwe n'umuntu we kandi satani ntashobora gupfa gutsinda umuntu w'Imana wirundururiye Imana. Amena. Haleluya. Amena. Kuko uyu ni utanga imbaraga ze bwite. Noneho narizi ko Imana ngo gira imbaraga cyangwa se noneho ngo ni imbaraga ze bwite ziriya za yahoranye amutsindisha nizo atanga. Ntabwo ari ziturutse aha ni imbaraga zo muri Yesu aha umuntu akazitsindisha umubi. Aha nabyo ni ukuri uruziba ruturutse ku ruhande reka nize bwite akanesha umubi. Hariho abantu benshi 418 ngiye gusoreza. Niba ushaka kugirirwa umumaro n'imbaraga z'Imana muri wowe uzibuze iki kintu icyo ngiye gusoreza. Hariho abantu bangana iki abantu nabitwa abantu b'Imana basenga. Niba ushaka gutera ubutanga ukazamuka kuri rwa rwego yakubiye abonye. Hariho abantu benshi bivuna mu mitima maze bagakabiriza bakanakuririza imbaraga za Satani ko yaba afite imbaraga. Batekereza ko umwanzi Satani ngo afite imbaraga nyinshi, bakagera naho basenga bumva ko Satani afite imbaraga nyinshi, kugeza ubwo umwanzi ahinduka ikintu kuri bo kiganza mu ntekerezo zabo kibazambije kibamereye nabi. Ibyo binezeza Satani cyane. Indi nama umva ibinezeza Satani ibyo mugore kuri Satani Satani aranyogoje, Satani arambangamye, Satani arandwanije na nubu aracyansikamena. Uwo muntu aba ari kuririmba ubwami bw'umwijima. Hano barabitubujije cyane. Buri Imana ngo yavuga ngo ndavuze ngo va agahita abura n'abadayimoni, ariko ngo arashaka ngo azahamwe mu gihe cye kuko ntacyo bitwaye Imana, kuko Imana yanyujije muri Kristo wadupfiriye ubwo twari bupfe. Imana ibinyuza muri Kristo ngo abizera Kristo imbaraga zo muri Kristo bazijyane zibizabo. Amena. Iyo twizeye imbaraga zo muri Kristo zamuzuye izo yari afite twakomeje kumva ibihamya by'uko izo Kristo yakoreshaga ari izacu. Siko mwabyumvise? Aha niho Satani atengurira. Noneho iyo utangiye gukuririza imbaraga za Satani hagati aho ukaba ubutware bw'umwijima urabugaruye kubushenyagiza. Satani anezezwa n'ibyo cyane. Anezezwa we n'abadayimoni kubona dukabiriza imbaraga ze cyane kandi ntacyo zivuze imbere ya Kristo. We mukamukuririza kandi we arabizi ko nta namba. Iyo dukuririje kandi wazi ko nta nambaro naho nashakaga wenda ibindi byaha babireka ariko aho nta kwizera ninge bizeye. Ahubwo dore ab'Imana nyakuri bakwiriye kuganira iby'imbaraga zawe. Kuko iyo baganira iby'imbaraga za Kristo zirabahuka.
zibagwiriramo. Uko dukomeza kugenda tuganira iby'imbaraga z'Imana niko zigwira muri twe. Ni kuki tutahimbaza ubushobozi bw'Imana ndetse n'urukundo rwe kugeza ubwo bitwuzurirana bikanatsinda umwijima wose. Abatugira inama kugira ngo tujye tuganira ibya Satani n'ibigorane n'ibiki byose bijye biba zero imbere y'imbaraga za Kristo. Iduhamagara kugira ngo tumenye umumaro w'imbaraga z'Imana muri twe, Umwuka Wera twuzure kugira ngo ububasha bwa Satani bukandagirwe. Ugende wemye wizeye ushyira mu bikorwa icyo Imana ivuze, amaherezo tuzitemera ikirere. Amen. Rya Yesu. Amen. Sana Yesu. Thank you, Jesus. Murengezi w'ubugingo bwacu, acira ubugingo bwacu, warabwakiriye uturushirize, turaba uri uwacu, twandikire kandi amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Icyo turagisabye kuri aya manywa kugira ngo gifotore kandi ukitwandikire. Papa, tusabye icyo icyatuma ayo mazina agumamo, utwerekere imbaraga z'Umwuka Wera n'umumaro tugirirwa nawe, utwuzuza amavuta yawe nk'abakobwa b'abanyabwenge. Kandi umuntu wese uri hano wongere rwose kumuzahura no kumuhembura no kumukandagiza imbaraga zawe kugira ngo umutima wawe wongere rwose guhinduka ukundi kandi gukuririza Satani bipfuhereye uyu munsi kugira ngo tugendere mu mbaraga zawe. Umwuka Wera twuzure kugira ngo iyi si tuyigendemo twuzuye imbaraga zawe maze twibere inzu wiberamo mu izina rya Yesu.